ngo hari igihe Satani akurwanya utegereje amasezerano, ngo yamara no gusohora agashyiraho ibintu by'ibirwayi n'ibindi bintu ngo bituma wongera kumera nk'uko wari urutegereje amasezerano, ku buryo ifiriti uyivaho, amakaroni ukayavaho, do ugasanga kuba Imana yarakurengeye ntacyo yakoze, ntushobora kubyinjoyinga, uhorana umubabaro nk'umuntu utegereje iki? Amasezerano. Iyo Satani atindanye n'ubuzima bw'umuntu, ashaka kubukoresha nk'ikibuga cyo kugira ngo abe umusitari muri karitsiye. Ni nayo mpamvu mu mujyi ntimukirukana abadayimoni nk'abasirimu, kuko abadayimoni burya ntabwo ari abasirimu. Hari ukuntu umuntu yirukana dayimoni ngo ndakwirukanye mu izina rya Yesu, glory to God. Dayimoni jya umwirukana nk'umujura, kuko ntahaga. Iyo umuhaye saro ajya muri stoke, iyo umuhaye stoke ajya mu cyumba uraramo, iyo umwemereye agusohoramo akagushyira ku gasozi agahinduka umusitari kandi agukoresheje. Ukubita nk'umujura katika jina la Yesu, ndakubenaguye dayimoni. Hari ibintu bibiri Satani na Yesu batandukaniyeho bibereka ko Satani ari ikijura kabombo. Iyi si yinjiyemo nk'umunyoni, ariko ngiye kubakopeza ibanga ryo kubaho. Hari igihe umuntu asaza none ugasanga nibwo yabaye stress ikomeye ku muryango, ku bana, kandi turabigira muri Afurika. Ko mwantaye, ko mwansize, iyo ni stress. Kuba warakoreye Imana, ukabana n'Imana, ukavuga Imana, wagira imyaka 70 akaba ari bwo yakunyonga igare. Gusaza ushaje ugize imyaka 70, ubundi hari akazi k'abantu bakiri bato, umuntu ashobora kunyonga igare, aho Imana irahaducisha, ubwo buhamya turabufite twese. Ariko kuba warakoreye Imana ukagira imyaka 60 akaba ari bwo kunyonga igare, abandi bagiye muri pansiyo. Ibaze rero kugira ngo umuntu agire imyaka 60 70 akaba ari bwo atangira kugira, iyo ni dayimoni ijijisha. Kandi Satani arashaka guheza abantu mu kiraro akabazirika. Tugasenga ariko abantu bari mu kiraro, tukaririmba abantu bari mu kiraro. Noneho kandi abo bantu bashaje gutyo n'Imana barayituka, abwira ati iyo Mana ati mujya muyivuga mwebwe muhazi. Yesu afite imbaraga zo kumenagura ibinyembaraga. Ntabwo Imana ikunda kuvuga ibintu bya detaye, ntabwo uwo mwanya Imana ufite. Keretse iyo mwasabanye cyane wayihaye umwanya ishobora kukubwira byinshi, ariko akenshi Imana ivugana n'imizi kurenza amashami. Kuko Imana igiye gukemura ikintu ni igikemura ihereye hejuru, igikemura ihereye mu mizi. Imana ihabwa icyubahiro. Hari ibibazo bidakemurwa na degree. Ejo bundi nabajije abakristo kandi nari mbabaye, ndababaza ngo ni gute umuntu ufite masters wize muri Australia atwara inda. Yarize uburyo birinda inda, uburyo bayirwanya, ariko agatwara inda. Hari igihe ubuzima buba burimo rwangendanye. Ni gute umuntu ufite doctora wigisha abandi kutanywa itabi yicwa n'itabi? Bibiliya zacu dusome ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana ibice 21. Ndasoma mpereye ku murongo wa mbere ngeze ku murongo wa 8, naho nyine nsoma ahandi turaza kujya tuhavuga. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana ibice 21, turasoma duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 8. Kadusome mu izina rya Yesu. Mubanze muhashake dusome, niho honyine ndi busome. Imumba Bibiliya namwe murabumba kugira ngo tuze kuganira. Yohana 21, duhere ku murongo wa mbere. Aravuze ngo hanyuma y'ibyo Yesu yongera kwiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya, yiyerekana atya: Simoni Petero na Toma witwa Didumo na Natanayeli w'i Kana y'i Galilaya na bene Zebedayo n'abandi bigishwa babiri bari kumwe. Nuko Simoni Petero arababwira ati ngiye kuroba. Baramubwira bati natwe turajyana nawe. Barahaguruka bikira mu bwato, ariko bakesha iryo joro ari ntacyo bafashe. Umuseke umaze gutambika, Yesu ahagarara mu kibaya cy'inyanja, ariko abigishwa ntibamenya ko ari we. Yesu arababaza ati yemwe bana banjye, mufite icyo kurya? Baramusubiza bati ntacyo. Arababwira ati nimujugunye urushundura iburyo bw'ubwato murafata. Nuko bararujugunya, ntibaba bakibasha kugira gute? Kurukurura, kuko ifi zari nyinshi. Wa mwigishwa Yesu yakundaga abwira Petero ati ni umwami Yesu. Nuko Simoni Petero yumvise ko ari umwami, akenyera umwenda kuko ari yambaye ubusa, yiroha mu nyanja. Ariko abandi bigishwa baza mu bwato bakura urushundura rurimo ifi
kuko batari kure y'inkombe, ahubwo hari nka mikono 200. Imana ibaho umugisha. Yesu ashimwe. Ndabaye ntashyo z'ahantu henshi nanyuze, mwakire ntashyo za Beneso. Tugiye kuganira amagambo arimo ibyifuzo byinshi, ariko turaza gusengeramo ibyifuzo 2 byonyine nibyo tuza gukuramo. Kandi muze kunyemerera tubane tuganire. Ndavuga umwanya mutoya, tuze gusenga umwanya munini. Muranyemereye? Muranyemereye? Imana ibaho umugisha cyane. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo hari igihe bisaba ko Yesu ari we wiyizira. Hari igihe bisaba ko Yesu ari we wiyizira. Icyo tugiye kuganira. Hari igihe bisaba ko Yesu ari we wiyizira. Muri izi nkuru muzisomye mwitonze, Petero ajya ku nyanja yari yagumutse kubera ko Petero yagize ubuzima burimo ibice 3, kandi natwe rimwe na rimwe bitubaho. Igice cye cya mbere ni uguhamagarwa n'umwami Yesu, ariko uko bagendana ntamuboneho ibyo yatekerezaga azamubonaho, kuko Yesu amuhamagara yamuhamagarishije ibitangaza. Yakoze igitangaza, Petero aremera, aramubwira ngo ngwino nzaguhindura umurobyi w'abantu. Petero rero arebeye mu bitangaza Yesu akoze, yamubonanye n'ibindi biremereye, yagize iyerekwa abona azakora n'ibindi biremereye. Ariko ko babana na Yesu, Yesu agahindagura ibintu, biramuvanga rero. Urumva rimwe Yesu yatuburaga imitsima bakarya bagasigaza, ariko ikindi gihe Yesu akabareka inzara ikabica kugeza ubwo babarya amahundo y'amasaka y'abandi batanayasabye. Ubwo buzima rero bwagiye buvangavanga Petero. Muranibuka yuko Yesu ari kuvuga urupfu rwe, Petero yamubwiye ikintu gikomeye. Yaramubwiye ngo uretse no gukubitwa niteguye no gupfana nawe. Ayo magambo murayibuka mwese. Ubwo ndashaka kuvuga impamvu y'aya magambo yo muri Yohana 21. Petero biramuvanga kugeza ubwo yihakanye umwami Yesu, ndetse babaho mu buzima bukomeye bugoye. Munibuka yuko ari we wamubaje n'ikibazo, aramubwira ngo ko twasize ibyacu tukagukurikira uzaduhemba iki? Yaragize impungenge z'ukuntu Yesu ari guhindagura ibintu. Buriya Yesu yanteye ubwoba, amaze iminsi mwigaho ibintu. Niwe mugabo, murabona iyi migi yose turi kubaka, ubu bwenge n'ubuhanga, ubumenyi bwose, byose bibitse muri Kristo Yesu, agenda bihishurira abantu. Ariko yarinze apfa ari homeless, atagira inzu muri kapitali Yerusalemu. Muriho muranyumva? Ikindi cya kabiri, munyumve neza, ari mu bantu bakunzwe cyane, arakundwa. Abapopere wese ko bagize n'igihe baranamwanga, ariko yagiraga abantu benshi bamukunda. Ngira ngo ibyo ngibyo murabyibuka. Petero rero amaze kumubaza ngo uzaduhemba iki, Yesu yahise amubwira amagambo yihuse. Aramubwira ngo basize byose bakankurikira, harimo abana, harimo imiryango, nzabakubira inshuro 100, kandi ikigeretse kuri ibyo nzabaha ubugingo. Ariko nk'umunyamubiri wese, muze kunyumva, agenda bimureberamo. Igihe kiragera rero Yesu apfa ntacyo akoze. Nta gitangaza kibifatika yabakoreye, nta mazu yabubakiye muri kapitali Yerusalemu, nta nubwo yagiye gusobanurira abagore babo ngo basigire amafaranga, arapfa. Amaze gupfa rero, azutse nabwo, munyumve neza, azutse nta gitangaza cy'ibintu bifatika yakoze, bivanga Petero. Ahangaha rero dusomye niho ngeze kugira ngo nze kwihuta. Petero afata icyemezo cyo kugumuka, aravuga ati ndagiye, nsubiye aho yankuye, ndagiye. Kandi nk'umunyamubiri wose nawe wagenda, kubera ko Yesu azutse, yaraza akabasura akababwira ngo mbahaye amahoro yanjye muyagumane. Ariko Petero nk'umuntu umureba akavuga ati nyamara hari ikintu ari kubura, iki nta gitangaza akora. Watwereke ko nubwo yapfuye akazuka, ariko turi intumwa ze. Petero rero nibwo yabwiye abandi, arababwira ati bisubiriye ku nyanja kujya kuroba. Murabyibuka yuko Yesu yamuhamagaye amuvanye ku nyanja, afata icyemezo cyo kongera gusubira no ku nyanja kujya kuroba. Munyumve neza, navuze inkuru ndende ariko kugira ngo ngere kuri aya magambo. Agumutse rero, mu bigishwa 11 bari basigaye, yagumukanye n'abandi 6 baba 7. Bivuga ko abigishwa batagumutse bari 4, abandi bose 7 baragumutse basubira ku nyanja ya Tiberiya kujya kuroba. Muriho muranyumva?
ngeze rero ku cyo nashaka kubabwira. Bageze ku nyanja, Petero yari yitwaje ibintu bitanu, uwabyitwaza wese umuntu akaguha aya makuru y'ibintu bitanu ukaba ubifite, byanze bikunze amafi wayaroba. Ikintu cya mbere Petero yari afite, muriho muranyumva, nuko yari afite amakuru ko amafi arimo mu nyanja ya Tiberiya, kandi ntabwo yibeshyaga. Ayo si amakuru meza. No mu Rwanda dusigaye tubivuga ngo ikintu cya mbere ni amakuru, ariko no mu mwuka buriya ikintu cya mbere ni amakuru. Urumva rero yari yibitse amakuru ko amafi agize gute arimo. Icya kabiri mu nyumve neza nuko yagiye kuroba mu gihe nyacyo. Bagiye kuroba ari nijoro, kandi amafi akunda kuboneka ari nijoro. Urumva yari afite akantu keza ko kujya kuroba igihe nyacyo. Icya gatatu gikomeye, bajyanye amato abiri ndetse n'imitego y'amafi. Urumva bari bafite n'ibikoresho. Imana imfashe muze kunyumva. Icya kane gikomeye nuko Petero na bamwe mu bigishwa bari bafite inararibonye, experience. Bari basanzwe bazi kuroba amafi, bari bazi tekinike za kera z'uburyo umuntu aroba amafi kandi akayashobora. Bari bafite experience, natangaye. Icya gatanu ninshaka aricyo nsorezaho, Petero wahageze bararoba akajya atega amatwi akumva amafarimo, ariko akabona nta nimwe afata. Ashora imbaraga kugeza ubwo yiyambuye ikanzu yambaye ari kumwe na Yesu. Aravuga ati ibingibi bishobora kuba biri kunshingirira. Ndashaka kubaganiriza nitonze kubera ko mfite ibintu bikeya, tuze gusenga umwanya munini. Iyi kanzu ishobora kubituma ntayafata, reka nyikuremo. Urumva yagize ishyaka ryinshi ku rwego avanamo n'ikanzu yambaye ari kumwe na Yesu, ariko agera mu rukerera nta kintu na kimwe yafashe. Buriho muranyumva? Tugira n'abarokore bameze ko umuntu ava mu buntu bw'Imana na ka Yesu ashimwe akagahanagura, kugira ngo mu bucuruzi abantu batazumva avuga ngo Yesu ashimwe bakabimutegeramo, batazumva ko ari umurokore. Ngira ngo ibyo murabizi, ntabwo ari byo nshaka kwigisha kuko nawe n'indi yigisho ndende. Ikanzu yambaye ari kumwe na Yesu ayikuramo. Ikindi mwasomye muri Bibiliya, bagiye ari benshi, bagiye ari 7. Urumva harimo inyigisho nyinshi, harimo gukora ishyirahamwe, gukora association, gukora groupe, ngo bakesha ijoro baroba, ariko nta kintu bafashe. Bibiliya ivuga ngo nta kintu bafashe, habe na kakandi kagira amaguru 1000, 1000 pate mu Gifaransa, ntayo bigeze bafata. Kandi mwibuke ijambo ry'Imana riravuga ngo biragaragara ko amafi yaragize gute mu rukerera. Nakunze Yesu cyane. Mu rukerera abonye gutagangara, aza yigendera, arabahamagara. Muzi ikintu namukundiye Yesu, abahamagaye ntabwo yavuze ngo mwabyana mwe mwatagangaye mwagiye, oya. Ntabwo yavuze ngo mwebwe mwataye umurimo, mwebwe mwatayeho n'abasize, oya. Yaje abita abana, aravuga ngo bana banjye, hari ifi, hari icyo kurya mufite. Iyo bamusubiza wumva ko bamusubiza nk'aho batamuzi, kubera intera y'aho yabasize n'aho bageze ntibamenye ko ari we. Bari baratakaje ubushobozi bwo kumenya uwo ari we. Barangije baravuga ngo twakesheje ijoro turoba, ariko nta kintu twafashe. Yesu ashimwe. Muri iri teraniro kugira ngo nihute nza gusoza, Yesu ashimwe, Yesu yabazaniye ihumure bari bamaze gutakaza. Imana ihabwe icyubahiro. Twongere ngo Imana ihabwe icyubahiro. Yesu yabazaniye ihumure bari bamaze gutakaza. Yaje afite keya, yaje abita abana. Haleluya, haleluya. Kandi nanezerewe, Yesu niwe ufite imbaraga zo guhumuriza uwo ari we wese ibihe byose yabahagazemo. Abantu duhuhaho turakubwira pole, ihangane, ariko Yesu afite imbaraga zo guhumuriza uwo ari we wese. Nababwiye ko mbaganiriza nitonze. Icya kabiri nuko yabahaye icyerekezo cy'ukuri. Yarababwiye ngo nimutere iburyo murafata. Mbabaza ikibazo, ntabwo bari basanzwe batera iburyo? Muzi ikintu cyari kirimo? Amafi yari afite kode. Mu yandi magambo, nta mbaraga z'ubuhanga, nta mbaraga za experience, nta bikoresho byari kuyaroba ba Petero bari gukoresha, kuko yari afite kode. Murambaza ngo iyi kode yinjiyemo ryari? Yinjiyemo umunsi umwami Yesu ababwira ngo mbahindure abarobyi b'abantu.
ubahinduye abarobyi. Nibagaruka mutari kumwe ntituzemera. Mumbabare mbakosora akantu. Abarokore turagenda tugira ikibazo cyo gushaka ubuhanuzi cyane. Rimwe na rimwe hakavamo no kutubeshya. Ntabwo Imana ikunda kuvuga ibintu bya detaye. Ntabwo uwo mwanya Imana ufite. Keretse iyo mwasabanye cyane wayihaye umwanya ishobora kukubwira byinshi, ariko akenshi Imana ivugana n'imizi kurenza amashami. Kuko Imana igiye gukemura ikintu ni igikemura ihereye hejuru, igikemura ihereye mu mizi. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Murumva ko Yesu akivuga ngo mbahinduye abarobyi b'abantu, amafi yaravuze ati nibagaruka mutari kumwe ntabwo bazigera badufata. Ariko nyiri bihashi nawe ntiyavuganye n'amafi. Nabikunze cyane, ntiyigeze avugana n'amafi. Yaravuze ngo nimutere iburyo muragira gute murafata. Amafi ari mu nyanja aravuga ngo wabayeho tutarabaho, uwaturemye arabivuze ngo byigana ajya kumvira itegeko ry'umwana. Imana ihabwa icyubahiro. Kugira ngo noneho nihuti ndashaka kubaganiriza mu ndebe hano. Maze iminsi niga ubuzima abarokore tubayemo, nza gusanga rimwe na rimwe tuzakomereka. Kubera iki? Abantu benshi barabanira Yesu nabi. Kubera ubuzima, imibereho n'ibyo tubamo, kandi hari aho tuzakera dusange icyo tumukeneyeho niwe wagisigaranye. Mu bukungu ntiyagihaye abize ubukungu. Mu buvuzi ntiyagihaye abaganga. Muranyumva? Mu bijyanye no kubaka imiryango ntiyagihaye abakansara n'abahanga, yaragisigaranye. Ndabibutsa ko Yesu yatanze ubwenge, atanga ubuhanga, atanga ubumenyi, ariko afite utuntu yasigaranye. Adresse y'udukeneye niwe ajya kureba. Ntago munyumvise? Ndabibutsa aya magambo muyazirikane, nubwo mwakumviri byatuma uyu mwaka musoza neza. Yesu ashimwe. Hari ibintu bitazakemurwa n'uburanga. Muriho muranyumva? Bitakemurwa nuko umuntu afite mu nda zeru, afite na hips. Jamais. Adresse iri kwa Yesu. Hari ibintu mungo bitazakemurwa nuko wambarira umugabo neza, nubwo waseka kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru. Utwo tuntu ugasanga Yesu yaradusigaranye. Reka mbaho urugero rutoya kuri jewe. Ntago ntanga ubuhamya cyane keretse iyo nafashijwe. Yesu ashimwe. Mfite umwana mukuru twigeze kumusengera arira, kandi nta kintu twakoze na mama we. Wenda ngiye nubwo nabayeho ubuzima bukomeye, ariko mama we yabayeho ubuzima bworoshye. Urumva iwanjye haba ubutesi buvanze n'ubukomeye, byose birahari. Amubwira be ceceka, akajya arira. Kandi murabizi ko abana bo mu mujyi barira muri Tinoro kubera kurya gorirose no kunywa yawurute. Akarira byagera nka sasa bukumva ararize, kandi rimwe na rimwe rwo nkigera mu rugo kavuza induru. Ndangije dukoresha ibyo dushoboye byose, dusoma na bya bindi mwita ngo ni amatips kuri internet. Ni ibiki nakoresha ngo ndere umwana ugere muri iki kigero muhoze ye gukomeza arira. Turabisoma, turabikora, byanga gukora, biranga pe. Nihi nahantu gatoya mbaza umwami Yesu, niyi tekinike ntiwayiduhaye nk'ababyeyi, warayisigaranye, wankopeje gato aya marira y'umwana agahagarara. Ko no kumuvuza twe twaramuvuje tubura indwara, ariko akajya arira, akarira muri Tinoro gusa, kandi nta baritoni, nta ruto, nta soprano, ni Tinoro gusa. Noneho nihinnye gato, umwami Yesu yankopeje akantu nari nsanzwe nzi, ariko akankopeza mu buryo bukora. Arambwira ngo wowe nubyuka ujye mbere y'icyumba cye, nawe agisohoka umubwira ngo mwana wanjye ndagukunda, birahita bikira, ntazongera kurira. Nako ngako kabikoze. Narabimubwiye umwana ahita akira, n'uyu munsi ntabwo ajya arira. Hari igihe turwana tukarwanisha ibitari byo, hari igihe tumarana tukamaranisha ibitari byo, nyamara wakwitegereza ugasanga hari utuntu Yesu yasigaranye. Turahari. Buriya yaguhaye uburanga bwonyine, ariko utundi yaradusigaranye. Muranyumvise?
bwira mwene so ngo bana nawe nk'uzamukenera ejo. Abantu baragenda bamujugunya bajugunya reka makurira inzira ku murima. Nkunda kwiga kandi namwe muzige. Kwiga munsi y'ubutayu bwa Sahara bivanamo ipfunwe. Hari ibibazo byinshi bikemura, ariko hari ibibazo bidakemurwa na degree. Ejo bundi nabajije abakristo kandi nari mbabaye, ndababaza ngo ni gute umuntu ufite masters wize muri Australia atwara inda. Yarize uburyo birinda inda, uburyo bayirwanya, ariko agatwara inda. Hari igihe ubuzima buba burimo rwangendanyi. Ni gute umuntu ufite doktora wigisha abandi kutanywa itabi yicwa n'itabi? Biramvanga, sindabisobanukirwa. Ntabwo baharwanza uzankorera ikiganiro kugira ngo mbyumve ko sindabyumva. Ni gute umuntu wize ufite bachelor degree, bro muranyumva, unabyihamya unabivuga, iyo agiye kuvuga ntashobora kurangiza ashyizemo icyongereza, anishima nk'uyifite. Mwarabibonye? Niyo agenda mu nzira uburyo atwaramo ishakoshi ni uburyo bwereka abantu ngo nararangije. Ananiranwa n'umugabo kandi mwakumva ibintu bapfuye ukumva n'utuntu duto, ngo ntago yampaye kweya, ngo niyankunze, ngo ngiye gushaka amahirwe ya kabiri. Ntago ndabyumva, hari ibintu ntarumva. Muriho muranyumva? Abarokore muri muranyumva? Yesu ashimwe. Dukwiye kubana na Yesu nk'abantu bazamukenera ejo, kuko uyu munsi ushobora kuba wumva utamukeneye, ariko ejo hari ikorosi uzageramo umukenere. Reka mbabwire ibintu bibiri mu buzima tugomba gukeneramo Imana. Icya mbere ni abagabo n'abagore. Abagabo baje n'abasore. Muri Bibiliya Imana itwemerera ikintu kandi kiremereye. Yaravuze ngo kugira ngo tubone umutsima wo mu butaka izadutera inkunga yitwa icyuya. Abagabo n'abasore. Ni nayo mpamvu muri Bibiliya nta hantu havuga umugore w'umunebwe, ntaho muzasome Bibiliya. Nimubona n'umukobwa w'umunebwe muzamubwira ngo nibyo wigira ejo bundi bizashira. Ntahaba. Nasomye Bibiliya yose nta hantu haba umugore w'umunebwe. Abagabo rero Imana yatwemereye inkunga yitwa icyuya. Niyo mpamvu umugabo abayeho adashobora kubira icyuya ntago Imana bakorana. Ntago muri kunyumva. Umuntu ashobora kuzinduka rero afite ubuhanga, afite ubwenge, afite imbaraga n'ibizigira, agakesha uwo munsi nta kintu abonye, kubera ko aho yashakiye nubwo ari umugabo afite ubuhanga n'ubwenge harimo kode. Hari igihe bisaba ko Kristo amujyana, mutajyana ukabutaha ukabirira ubusa icyuye. Kandi niba hari ikintu kibuvuna mu buzima ni ukumara imyaka y'ubuzima bwawe ubira icyuya ariko nta kintu uvanamo. Bwira mwene so ngo biravuna. Abagabo bari hano baranyumva cyane. Ese muranyumva? Abadamu n'abakobwa mwaje namwe? Hari akantu Imana yabemereye. Imana yaravuze ngo mu gihe cyo kubyara izaba ihari, ntibisaba ko musenga. Izaba ije gukora iki? Kongera umubabaro. Mu Cyongereza bivugitse neza ni to increase pain. Nukongera umubabaro. Ni nayo mpamvu njya ndeba abakobwa ugasanga umukobwa ntiyakeneye Yesu, ariko hari ikorosi uzagiramo umukenere. Aha nagize ikibazo kandi kubera ko ndi scientifique mbaza Imana, ndayibwira niko bagukwepeye arabwenge uzabakurahe? Muzavuga ibyo navuze. Ko bagukwepeye arabwenge abagore n'abakobwa uzabakurahe? Imana irambwira ngo Jean Paul we igisubizo ngo hakiroroshye. Irambwira ngo buri mugore wese muzima na buri mukobwa muzima agira ibihajyamo arabwenge. Muranyumvise? Kandi ibyo bihajyamo Imana irambwira ngo abankwepeye arabwenge nanjye nzabongerera umubabaro arabwenge. Abadamu tubiziranyeho, niyo mpamvu mubona iby'iki gihe byataye isura. Kandi abantu barize masters batarirutse inyuma y'inka n'intama, ariko yagera arabwenge ugasanga yabaye nk'umusirikare ucitse ikosi ritarangiye. Ndabona mama ndebye cyane, kambwirize ndeba hano. Ndashaka kubemeza iki? Ndashaka kubabwira ko byanze bikunze hari korosi uzagera mukenere Yesu. Inshuti ufite uruhande zinanirwe, abavandimwe muvukana bananirwe, dogiteri muganga mubana ananirwe, umujyanama wawe ananirwe. Muriho muranyumva? Hari korosi uzagera mukenere Yesu. Niyo mpamvu ndavuga ngo iki? Ukwiye kumufata neza,
ukwiye kubana nawe neza, ko byanze bikunze hari ikorosi uzageramo umukenere. Bahamagara bene wanyu binanirane, bahamagara abavuzi binanirane, bongeremo imbaraga zabo binanirane, ariko iyo ahageze, haleluya, aza yitwaje itegeko. Ntavuga amagambo menshi, avuga ijambo rimwe rikubiyemo gahunda y'icyo atanze. Imana ihabwa icyubahiro. Kugira ngo nsoze rero, dufite n'abandi bene data, kandi iyo umuntu akura yirinda kugorana. Nukuri ukabona amahane ariyongera, uzamenye ko utari gukura neza. Ndashaka kubamenyesha ibintu bigera muri 5, ndabivuga nihuse. Icyambere, mundebe hano, ndumashaka kubabwira Yesu muri zimpera z'umwaka, kandi Imana ishimwe ko ari we turimo turavuga. Ndashaka kubabwira ko Yesu niwe ugira titre yitwa Alufa akaba na Omega. Mu Byahishuwe igice cya mbere umurongo wa 8, niwe Alufa akaba na Omega. Ndashaka murebane ubibwire mwene so muri kumwe, niwe Alufa akaba na Omega. Kandi ubu nasoza jewe. Kuba Alufa akaba na Omega bisobanuye iki? Bisobanuye ko afite imbaraga zo gutangiza ikintu, kandi icyo yatangije nta mbaraga zagihagarika. Kuba Omega bivuze ko afite imbaraga zo kurangiza ikintu, kandi icyo yarangije nta mbaraga zagitangiza. Haleluya. Mwabyumvishe? Afite imbaraga zo gutangiza ikintu. Ni nayo mpamvu ibintu byose yatangije nta mbaraga zabisenya. Nta mikorere y'isi, nta bahanga, nta banyabwenge, nta bushobozi bashobora kubita. Bazarinda bapfa batarabasha kubisenya, kuko wabitangije niwe wabihagarika. Ariko ndanezerewe. Haleluya. Niyo mpamvu itorero ry'Imana ritazima. Kubera iki? Muri uko gutangiza ibintu, murabyumva no kubirangiza, atangamo akantu kitwa guhera keya itorero ry'Imana imbere y'umwanzi. Ni wowe wenyine ubifite. Uba ari kuduhera keya imbere y'abadayimoni. Satani ari hano, dayimoni zirahari, ziriruka nkara hirya, ariko bari kugenda avuga ati ntumukoreho. Niyo mpamvu mutamubona. Ari busy mu itorero ry'Imana. Ari busy. Ntabwo mwamubonye yaje yambaye karuvati n'amakoti, ahubwo ari busy, ari kugenda atunganya umurimo we. Hari umurimo w'ubuntu bwinshi ari kugenda akorera hamwe hano hagati. Niyo mpamvu abadayimoni batatuniga, niyo mpamvu imbaraga zitazusanga mu rusengero, niyo mpamvu ntabwo wabisenya, ahubwo upfa mbere yabyo. Ababigerageje bose gushaka gusenya ibyo yatangije bapfuye mbere yabyo. N'uyu munsi umuriro w'ubuntu uracyaka, kandi ntuzazimwa n'icyo ari cyo cyose, kuko niwe Alufa akaba na Omega. Reka naye kuvuga ibyo mu buzima busanzwe kugira ngo nihute. Haleluya. Haleluya. Icya kabiri muvuge ngo cyarakunejeje. Uwananiye abantu iyo ahuye na Yesu ntamucika. Uwananiye abantu iyo ahuye na Yesu, namwe yarabafashe kandi mwari mwarabaye makoboyi mwarananiranye, ntiwamucika. Ubwenge bwose, ubuhanga bwose, uko bawiyumva ntiwamucika. Muriho muranyumva? Hari igihe umuntu ananirana bagakubita, bagajyana mu nzererezi, ariko we ntahondagura, n'umutima gusa araza akagufata. Ubwira ati ngwino tugende, n'umutima afata. Ngwino mwene da. Yifatira umutima akagura ati ngwino twigendere. Yagera hano ukaza uhengamye, akajya kwanduza ubu Yesu. Ugatangira utazi gusenga, ubwo arimo arakwanduza, ugenda ubimenya gake. Ugatangira utazi kubyina ikorasi neza, uhengamye, umeze ujya kubwira ati hengure se. Kwihengura. Waza warabyibushye cyane kubera urumogi n'igikoma, akabanza akakunanura, kuko ntashobora kubakira ku buhamya bw'ibyaha. Arabanza akabumaramo. Yarangiza kubumaramo agatangira kubaka ubuhamya bwo gukiranuka. Muramwumva uyu mugabo kuntu ari umugabo mwiza. Uwananiye abantu, Imana iguha umugisha. Uwananiye abantu nta mucika. Icya kabiri cyanteye ubwoba. Uzi ko umuntu ashobora guhakana imbere y'abantu, ariko yahura na Yesu akamwemeza. Mu Byakozwe n'Intumwa 9 uhereye kuri 3 kugeza kuri 4, ni umugabo witwa Paulo. Paulo mushobora ko mutamuzi. Paulo, reka mbabwire nk'ibintu nka 4 kuri Paulo. Yari umwana wavukiye Taruso mu mujyi. Urumva ni umwana wo mu mujyi. Burya n'ingero atanga zihabanye n'iza Yesu. Yesu atanga ingero zo mu cyaro. Mwarabyumvise? Kuko Yesu atanga ingero mu Bibiliya yasohoye imbuto,
barabarabara, hari igiti cy'umutini. Ariko Pawulo we atanga ingero zazi, ndasiganwa ariko sinkutazi yonge. Urumva yajyaga muri nayitirani na bya bindi byo kumanywa, ndaterana ibipfunsi, yajya kureba kungufu. Urumva ingero ze n'iz'abanyamugi. Pawulo yari umunyamugi ku gahuru. Icya kabiri, yari yarize ari na eroka, ashobora kuvuga amasaha menshi kugeza ubwo abantu bamwe bananirwa bagasinzira bakikubita hasi. Yaravugaga. Niba hari umugabo wavugaga n'umuntu witwa Pawulo. Ikindi, yari afite famiye ikomeye, ndetse n'abantu muri hano hari akantu kanditse muri Bibiliya abantu benshi batajya bakurikira. Yaravuze ngo ngende uwo kwa Benyamini. Mu bintu by'amoko bifite icyo bivuze. Niba kuvuga ngo ngende urukayo, mvuka aho data yakunze, abo kwa Biruha, abo kwa Leya. Ntago wapi. Ikindi, mu ndebe hano babwira ikintu gikomeye. Yari yarigishijwe n'abahanga ku buryo nawe nyine yari umuhanga. Noneho agira amafilozofi menshi yo kurwanya itorero ry'Imana. Ariko ahuye na Yesu. Babwira ikintu Yesu yamukoreye. Yesu ngo yahereje umucyo mwinshi. Ko Yesu aduhamagarira mu gukiranuka, tugakomereza mu gukiranuka, tukazapfira mu gukiranuka. Ntabwo ajya akoresha umwijima. Ngo umucyo mwinshi waramutunguye. Nasomye bire ngo ndebe niba haravuye mu mutego basi ngo yiture hasi. Umucyo mwinshi umutunguye ngo uramufata. Wahise uvanamo imyumvire ngo ahishurirwa Kristo. Amaze kwikubita hasi aravuga ngo urinde mwami nkakwizera. Nta muntu wari kumwemeza, ariko acakiwe na Yesu aramwemeza. Mu minsi yashize habaye akantu sinzi niba mwarakamenye. Umugabo barondoreye mu iteraniro hagati. Baramurondora, ariko uwo muhanuzi ashobora kuba yari yavuye mu cyaro, ko abanyamugi ndabazi ukuntu bahanura. Hari abanyamugi musiga mufite utuntu muhanura mwabitse n'umutwe. Mwabitse n'umutwe ngo batawumena. Umuhanuzi areba umugabo yari ari kumwe n'umugore we. Aramubwira ati umva ukuntu Imana imbwiye, irambwiye ngo waciye inyuma umugore ihane kandi bicaranye. Murabizi rero umudamu umaze iminsi amukeka. Umugabo yahagurutse mu kinyabupfura, n'inkuru yabaye. Arahaguruka aravuga ati bambwiye yuko urebayo, ariko uyu munsi wavangiwe. Ntabwo ngiyewe rwose nigeze nshinya umugore wanjye. Bataha umugore yarakaye. Urumva wari uyoboye iteraniro ukuntu uhita ubigenza nyine namwe murabizi. Ese bimwamwanya, gahunda irakomeza birasoza. Ntibirangiye imbere y'abantu. Ntibirangiye. Abantu bose ntabemeje. Abantu bose arabemeje. Birarangiye. Bimaze kurangira. Kandi burya abagabo muri hano, reka nacyo gishyiremo, bigora Imana kurondorera umugabo ari kumwe n'umugore we. Kubera ko mu buryo bwa Bibiliya butari uburyo bwa feminisme cyangwa systeme z'isi ziri kuza, umugabo ni umutwe. Amavuta yatembye mu mutwe niyo agera ku bwanwa no ku misozo. Nimumbaza ubwanwa icyo ari cyo, ariko imisozo ndayibabwira. Imisozo ni abana n'abuzukuru. Ni nayo mpamvu umugore nta bushobozi afite bwo kwinjiza amavuta mu rugo. Niba unafite n'umugabo udasenga, musengera asenge, 3/4 by'abana bazakunanira. Kuko amavuta y'umugabo ntava ku mutwe nyine agatemba mu bwanwa no ku misozo. Abafeministime nimunkubiti. Mundebe hano nimunkubiti. Uko nukuri kw'ijambo ry'Imana. Ni nayo mpamvu no mu bijyanye no kurondora, ntabwo Imana igipfa kurondora umugabo. Keretse iyo yananiranye akananirana. Na wundi ba yaramusuye kamusanga ku kazi, papa wakwihanye. Yabona arananiranyisha ikabona kumusanga mu materaniro hagati. Ariko ubundi Imana yubaha abagabo. Niyo wajyanye n'umugore gusenga, irondora umugore ikamuzonga, umugabo agataha ari umwere. Niko bigenda. Imana irabizi ko kwangiza umugabo no guparariza umutwe. Kandi upararije umutwe upararije n'amaguru n'amano n'ubwanwa n'imisozo y'imyenda. Ni nayo mpamvu buriya ni muri iteraniro harimo n'umugabo wabwiye umugabo we ngo ni imbwa. Ubwo nyine wanyu muri imbwa. Ubwo amavuta winjije mu rugo azava ku mutwe. Imbwa mu bwanwa ku misozo y'imyenda. Nunarakara we kujya ubwira umugabo nabi, ahubwo wasohoka ukajya gutembera hariya. Kuko umugabo ushobora kumwangiza, wamubwira ngo uri zeru, uri zezengere, yajya nagenda yakora ibikorwa, imishinga ya zezenge. Gusenga ni zezengere. Sinzi impamvu mbivuze, ariko nagira ngo ubwo mubimenye. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Barataha bageze mu rugo, umugabo ntiyabihakanye ku mugaragaro. Umuhanuzi ntahindutse umunyabinyoma.
n'umuturage n'uwavuye mu cyaro utazi kurondora abanyamujyi bigeze nijoro ngo Yesu yaraje. Egera hirya gato. Araza aramuniga ibintu byabaye ku mugaragaro. Aramubwira ati urihana cyangwa nkwica? Urahitamo ibintu bibiri, ndakwica cyangwa wihana. Kandi burya ntabwo yakwica, ahubwo aba yazanye urukundo rusa naho runyuze mu iterabwoba. Kuko umuntu w'umufungamutwe ayoborwa umuntu w'umufungamutwe mu Mana mu ijuru bazi kumuyobora, bamuyoboza urukundo ariko rufite ibikangisho. Ntago munyumvise. Ni nayo mpamvu muzajyamo abantu boroshye imbere y'Imana, bizatuma Imana itabatumaho ibikomeye, izabatumaho utuntu twa rojyorojyo tworoshye. Ariko nimo bafungamutwe izajya batumaho abantu nka Nebukadinezari. Kabita izaguha umugabo ugushyira ku murongo, uzakavuga ati kandi nawe musengana, iguha umugore ukubwira ati nakurebye mbona. Ariko iyo woroshye Imana igutumaho utuntu tworoshye. Mu rukundo rw'Imana nuko bayobora, muvuge ngo nuko ubuyobozi bugenda. Baramuniga mwayumvisha agiye gupfa, icyo cyaramurenze. Ndaje mbabwira ukuntu inkuru yasoje, ndabona mukunda inkuru Mana. Baramuniga icyo kiramurenga, kimaze kumurenga aratabaza ngo aramubwira ngo ngiye kukureka gato ngo ukangure nkwambure ibitotsi, uhita ubwira umugore wature neza uko byagenze. Ngo yarabyutse umugore abona icyo cyamurenze. Sisi wabaye iki? Ngo ahita akangura umugore, aramubwira ati nari mpfuye. Warubaye iki? Yesu aranize. Akunigiye iki? Ati bya bindi. Reka mabwire, hari ibintu tudakeneye guhugura, hari ibintu mudakeneye kurakara, mukeneye kubwira Yesu akiyizira. Kuko yakwemeza. Byarangiye yihannye, umudamu ntiyaba akabati, mujye mu bakabati. Ahamagara n'uwiwanjye bari basenganye, aramuhamagara, haro ati Imana iramunize. Indese ibintu n'induru. Yesu ashimwe. Haleluya. Muri covid nashatse kugerageza ibintu mu ndebe. Muri covid murabyibuka ko hari umuhanuzi wahanuye ngo icya 10 n'amaturo si ngombwa. Murabyibuka harabwenge? Ubwo abatabyibuka nyine ubwo inkuru nibareba. Nanjye naravuze ntariko nzahora mu bupene, reka mbigerageze ndebe ko nanjye ntakirye. Sinahembwaga menshi ariko icyo gihe narahembwaga muri covid. Fata icya 10 kwezi kumwe ndariye. Muzi ibintu Yesu yankoreye? Yansuye rimwe, aransura arangenderera, ndota bamanitse urutonde rw'abantu batanze icya 10 mu isi yose n'abataragitanze. Arambwira ngo ninjye kwishaka. Nishatse amasaha 6. Ndagenda nishaka mu bagitanze, reba isi yose. Kandi uri gusoma ruhize, hari n'ibizina byangoraga byanditse mu mazina ntazi. Ndishaka ndibura, numva nabashye. Arambwira ati jya kwireba rero mu bataragitanze. Ndagenda ndishaka, byarihutaga ko ahambere nakoresha amasaha 3 narayebaza neza nkangutse mu nzozi. Ahandi nkoresha amasaha 3 aba amasaha 6. Ndishaka mu bataragitanze, kandi icyo gihe nta mushumba wari kumpugura. Mbese nari nayobye, kandi buriya umuntu wisinzirije atandukanye n'umuntu wasinziriye. Ubu hano hari abantu bagiye bunguka udukoryo bakagukuntu, ariko Yesu arakwemeza. 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 Ndangije kwishaka mu bataragitanze naho ndibura. Muvuge ngo wabaye uti? Naramwaye agahinda karanyica, mbara imyaka yose maze. Agahinda kamaze kunyica, mbabwira icyambayeho. Ngiye kubona mbona ntabwo namubonye, urumva Yesu ari ukuntu atakwiyereka mu maso. Mbona arambwiye ngo ngiye kukwandika mu bagitanze. Ni amahirwe yanyu muhawe niwongera. Yanyanditse, arangije kwandika izina ryanjye kuva uwo munsi. Nubwo mwese mwahagarika habonetse impamvu, nge najya nohereza, kuko nge yaranyemeje sinshaka azongera kugaruka. Niwe mugabo ufite imbaraga zo kwemeza uwananiye abantu. Umuntu wahakanye, umuntu utarabyemeye, niwe mugabo ufite imbaraga zo kumwemeza. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Icya gatatu cyanejeje umutima wanjye,
Yesu niwe ukemura ikibazo agihereye mu mizi. Ntabwo abarokore mu nyumvise. Yesu afite imbaraga zo gukemura ikibazo agihereye. Ndababaye kuba mutanyumvise. Muranyumvise? Mwibuka ko mu isezerano rya kera yakoraga no mu isezerano rishya arakora, kandi n'uyu munsi natwe arakora. Murabyibuka? Afite imbaraga zo gukemura ikibazo agihereye. Ngiye kuzana urugero rumwe ubundi nsoze. Hari umuntu muzi muri Bibiliya witwa Ishimayeli. Ishimayeli muramuzi? Ni umwana wa Aburahamu. Murabizi ko mama we yitwa Hagayi. Babirukana mu rugo rwa Aburahamu. Rwari rwuzuye ibiryo, rwuzuye abantu bari mu birori, rumeze neza. Babirukana babohereje mu butayu. Aburahamu abirukana yamuhaye ibintu bibiri. Yamuhaye imvumba. Imvumba ni agakoresho gakoze mu ruhu rw'indogobe cyangwa inka, kameze nk'akadomoro. Twavuga nk'akadomoro. Akadomoro murakumva? Bamwe bavuga akadomoro, abandi akaduki, byaterwa n'icyo uvuga. Akajerekani, yamuhaye akajerekani k'amazi. Amuhereza n'umutsima, aramubwira ngo nimugende. Uko bagenda mu butayu niko bya bindi yabahaye za mpamba zose zishira. Ngo bagera ahantu, ariko naranezerewe. Bagera ahantu ngo barebye, mama warebye abona umwana wagiye gupfa, ngo amusiga ahantu warasa umwambi ngo atamubona apfa. Bibiliya iravuga ngo Imana yumva ijwi ry'uwo mwana. Ntabwo yumvise ijwi rya mama we, yumvise ijwi rya Ishimayeli kubera isano afitanye na Aburahamu. Aburahamu w'Imana. Mwari muzi ko Imana itwumva? Kubera isano dufitanye nayo binyuze muri Kristo Yesu, Imana igitwumva. Ni bande babizi ko Imana itwumva? Haleluya! Ngo Imana yumva ijwi ry'uwo mwana, ariko igiye gukemura ikibazo. Kandi mwibuka ko ari marayika w'Uwiteka, ni marayika w'Imana wagikemuye, ari we Yesu Kristo. Ntabwo yagikemuye nka Aburahamu. Nimunasenga uzabibwira Imana. Nusengera ikintu kikamara igihe kinini, uzabwira Yesu ngo uzakinkemurira ugihereye mu mizi. Ndababwira uburyo akemura ikibazo agihereye mu mizi. Ntabwo yamuhaye akajerekani k'amazi, ntiyamuhaye umutsima. Oya, kubera ko yabimuha, iyo yongera kubimara yari guhangayika birenze uko yahangayitse mbere. Nanga urugero, Imana niguha minervari y'ukwezi kumwe y'umwana, wasenze warize amaso yatukuye, nibongera kugaruka ku gihembwe cya kabiri uzongera urire amarira angana nayo warize. Dore ko Yesu rero agikemuye. Icyo yakoze, Bibiliya iravuga ngo yamukoze ku maso amwereka iriba. Muzi icyo bivuze? Biravuze ngo igihe ushakiye ugomba kuvoma. Mu yandi magambo, ntuzongera guhangayikishwa n'iki. Ngikemuye mu buryo buramba. Kandi iryo riba nimusoma Bibiliya muzasanga ntaho ryavuye nubwo ryagaragaye mu butayu. Ryari iriba riri mu Mana, ntiryashoboraga gukamwa n'icyari cyo cyose. Abahanga mu bya teolojiya bavuga ko ariho haturutse peteroli n'amagaze by'Abarabu. Ni abahanga, ntabwo ariko Bibiliya ivuga, ni abahanga niko bavuga. Mbibutse ko mu bintu byanshimishije ngo nuko Ishimayeli ngo yahise ahakurira. Urumva mu butayu ubuzima ntibushoboka, ariko kuko Yesu akemuye ikibazo agihereye mu mizi, arahakuriye. Kuko afite iriba avomaho. Saa yine aravoma, saa tanu aravoma, saa sita aravoma, muriho muranyumva, saa munani aravoma, aroga, ngo arahakurira. Amaze kuhakurira ngo ahahindukira umurashi. Ageze kuri urwo rwego kubera iriba yari afite, ngo atinyuka n'ubutayu. Ava Betisheba ajya i Parani, ngo nahazanire n'umugore. Muriho murabyumva? Imana irahamwagurira, imugirira neza. Kubera iki? Yesu yakemuye ikibazo cye agihereye. Abantu bakunda itorero ry'Imana muri hano muvuge ngo amen. Nababwiye ko ndavuga nitonze, ko ndashaka gusoza. Ndashaka kubabwira yuko ikibazo inyoko muntu yari ifite cyangwa umuntu yari afite, ni Yesu wagikemuye agihereye mu mizi. Imana yahamagaye Isiraheli, ntibayigwa neza, irabahana, irabakubita. Imana yashyizeho ibitambo n'abatambyi, birananirana biranga, ariko itanze umwana wayo. Natwe byatugezeho. Ubu umuntu wese yemerewe serivisi yo guhabwa agakiza. Iyo ubuntu bw'Imana bwaguhishuriwe duhabwa agakiza. Twari bande? Murebe aho byadusanze. Ni nayo mpamvu serivisi z'ubugiraneza bw'Imana zikorera ahantu hose, ziraboneka no munsi y'intebe ziraboneka. Uvuganye nawe munsi y'intebe, Kristo Yesu wamwumva, yazishize ahariho hose hashoboka.
kugira ngo serivisi zitwegere byasabye Kristo Yesu. Niwe wakemuye ikibazo cy'inyokomuntu agihereye mu mizi. Nta wundi dutegereje uzakemura ikibazo cy'inyokomuntu, ni Kristo Yesu. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Icya kane, ndi hafi gusoza, nsigaje kimwe. Ndashaka kubatangariza yuko hari igihe umuntu yinjiranwa n'ibinyembaraga bikamubyaza umusaruro abishaka atabishaka. Kwinjiranwa n'ibinyembaraga, kwinjiranwa. Narababaye, maze iminsi niga dayimoni yiyoberanye. Muri iyi minsi maze iminsi niga dayimoni yiyoberanye, kandi kugira ngo mbyumve nanjye byasabye Imana kubinkoraho bimbaho. Nararwaye, bansangamo malaria, bansangamo tifoyide. Malaria na tifoyide abahanga muri hano murabizi. Ariko ngiye gusenga, Imana irambwira ngo iyo ni dayimoni yiyoberanye. Nk'umuntu urawize siyansi ntabwo nabyemeye, nari imiti ya mbere. Ariko ndangije ndavuga nti ibi bintu Imana iri kumbwira, reka mbikoreho. Ndasenga. Wihaye gusenga ntumara imiti ya tifoyide cyangwa malaria urapfa. Ariko nasenze umunsi umwe, ngeze nimugoroba numva nakize. N'uyu munsi ndongera kurya imiti. Maze iminsi niga ibintu, nza kuvumbura ko hari dayimoni yiyoberanya mu byo tuzi, kugira ngo tubure ukuntu turwana nayo. Hari dayimoni ziyoberanya mu bintu tuzi. Umuntu akarwara diabete kandi bapima isukari bagasanga iri hejuru. Hari umuhanga witwa Rebecca Brown, mundebe hano babwire akantu yavuze. Yaravuze ngo hari igihe Satani akurwanya utegereje amasezerano, ngo yamara no gusohora agashyiraho ibintu by'ibirwayi n'ibindi bintu, ngo bituma wongera kumera nk'uko wari urutegereje amasezerano. Ku buryo ifiriti uyivaho, amakaroni ukayavaho, do ugasanga ko Imana yarakurengeye ntacyo yakoze. Ntushobora kubyinjoyinga, uhorana umubabaro nk'umuntu utegereje iki? Amasezerano. Ntago muri kunyumva. Muri Matayo 21 harimo umugabo wanteye ubwoba. Ni umugabo wari ufite urugo, yaratuye mu rusisiro rwitwa Gadarene. Bagiye ko nabona atangiye kuzajya sakuza, sakuriza ku musozi, agasakuza. Kandi mwumva ukuntu dayimoni yiyoberanye. Uko gusakuza yatangiye abangamira ituze ry'abandi. Muranyumva? Akageza n'amabuye, akajya yikata, birema induru zikomeye cyane. Umuryango ugerageza kuzajya umuboha iminyururu yose akayicagagura. Ngo birangire dayimoni ibona n'ibyo nabyo babivumbuye, iramubwira ngo none ndashaka kujya mu mva ahantu bashyingura, ukambara ubusa ugasara cyane. Muzi ikintu navumbuye? Iyo Satani atindanye n'ubuzima bw'umuntu, ashaka kubukoresha nk'ikibuga cyo kugira ngo abe umusitari muri quartier. Iyo abadayimoni batindanye, burya ni nayo mpamvu mu mujyi ntimukirukana abadayimoni nk'abasirimu, kuko abadayimoni burya ntabwo ari abasirimu. Oya, hari ukuntu umuntu yirukana dayimoni ngo ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Glory to God. Dayimoni jya umwirukana nk'umujura, kuko nahaga. Iyo umuhaye saro ajya muri stoke, iyo umuhaye stoke ajya mu cyumba uraramo, iyo umwemereye agusohoramo akagushyira ku gasozi agahinduka umusitari kandi agukoresheje. Niko bimeze. Ukubita nk'umujura katika jina la Yesu. Ndakubenaguye dayimoni. Reka mabwire, hari ukuntu abantu turi mu kinyejana cyiza, abana bariye gorirosi banywa yawuruti n'agakiza, rero niko bagafashe. Usanga umuntu ari kuramya akagira ngo na dayimoni iri kumva ibyaramye. Adonai Shama. Oh, glory to God. Oh my God. Nugera kuri dayimoni ntukazane uburisansiye, ntukazane gorirosi na yawuruti, jya umenagura. Dayimoni ni umujura, ni igisambo. Ndabavanga ariko ndabagarura. Hari ibintu bibiri Satani na Yesu batandukaniyeho, bibereka ko Satani ari ikijura kabombo. Icyambere, Yesu mwibuke ko yavukiye i Betelehemu. Ubwo mu yandi magambo aje gushaka ifishi yakavukire yayibona. Abakora mu mirenge siko bigenda. Bibiliya bayifata nk'igitabo cy'ubuhanga mu mategeko. Yesu yayiburanisha akavuga ati ninde wanditsemo ko yavukiye i Betelehemu? Mumpe icyangombwa. Bamuha icyangombwa cy'amavuko n'indangamuntu. Burya na pasiporo ya Israel yayibona.
ariko satani yavukiye mwamuhazi. Iyi si yinjiyemo nk'umunyoni, rwari urujura bajugunye injiramo nk'umunyoni. Niyo mpamvu baracunga avuga ati ndanyura he, ndanyura he, hepara ndanyura he. Ni umunyoni. Ako si akambere. Icya kabiri Yesu yakoze cyo kwisanisha n'umuntu nuko yarabatijwe, kandi imibatizo yombi yabatijwe. Umubatizo wo mu mazi abwira Yohana ngo emera ubikore kugira ngo dusohoze gukiranuka kose. Ariko Patro wacu arakeye, Patro wacu arakeye, yarabatijwe mu mazi menshi. Amaze kubatizwa inuma imugaragaraho nk'umubatizo w'umwuka wera, ijwi rivugira mu ijuru rivuga ngo uyu ni umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Imana iramuhamya. Ariko mbabaze, satani yabatirijwe. Abashuma muri hano bakuze, hari umuntu wabaye yarabatije satani ngo bafite mu gitabo. Niyo mpamvu iyo satani mumwemereye agira ibintu bitatu bikomeye: agira agasuzuguro, agasomborotso n'akanyaro. Iyo afashe umwana w'imfura ukamwemerera ngo ndakwirukanye dayimoni, ngo shango jya kuryama, arara umwana adasinziriye. No mu ishuri abo wanyuma bakamushyira imbere y'abandi yabaye wanyuma. Kugira ngo tubane na satani muri buno buzima bisaba kurwana. Ni intambara, ni muvuto, ni intambara. Nutarwana satani azakurwanya. Uyu mugabo rero urumva abadayimoni bahindutse abasitari, ariko Yesu ngo arangije arababwira ngo twambuke tujye hakurya y'inyanja. Hari ikintu niyumvamo, hari ikintu niyumvamo, tujye hakurya y'inyanja. Uziko dayimoni nubwo zari zibizi ko Yesu batamunesha, ariko batangiriye mu nyanja. Umurabo bamwishe, Yesu arawuhagarika, murabyibuka. Mu bintu nakunze rero, reka mbabwire ikintu nakunze. Mbabwire ikintu nakunze. Iyo ndi kwigisha ibintu by'abadayimoni ndi kwigisha na Yesu. Imbaraga za Yesu n'imbaraga z'abadayimoni. Niyo mpamvu nzambura agaciro nkazihindura rojyorojyo. Muzi ikintu nakunze? Ntibyasabye Yesu ko amuhamagara, ngo ahubwo bamaze kumva kandagiye ku butaka bwo mu gihugu cy'Abagadareni, abadayimoni babyumvishe barabuze bati mureke tujyane uwo twajyanye. Mwibuke ko uyu mugabo basomye Bibiliya yarageze ku rwego atavuga ibintu ari we. Ni abadayimoni bamuvugiragamo, nibo bamukoresha ko bashaka. Ariko bamenya ko Yesu agize gute ahageze. Babimenye ko ahageze, batwara uwo bari barajyanye baramuzana, baramubwira ngo duhuriye he mwami w'abami, uje kutwica urupfu n'agashinyaguro. Mbabwira akantu Yesu yankoreye, ntiyamurutishije ingurube zose. Abanyamibare muri hano muzakuba ingurube 2,000 basi ku 100,000. Mukube mureba amafaranga yose yahombye kugira ngo amufate. Bibiliya iravuga ngo bari bamuzi kera yarasaze, ngo bamusanga ngo yicaranye na Yesu, yambaye, yicaranye na Yesu ariko yambaye, afite ubwenge nk'abandi. Ngo baratinya, ngo arangije abwira Yesu ngo ntunsiga turajyana. Aramubwira ngo ntabwo nakujyana. Iyo ndangije kugirira neza umuntu ndamubwira gasubira iwawe. Subira iwawe ubatekerereze iby'Imana igukoreye byose. Imana ihabwa icyubahiro. Reka mbavange mbagarure. Maze iminsi niga ibintu. Munsi y'ubutayu bwa Sahara habamo imyuka 3 yiyoberanya. Muri bino bihugu byacu tubamo. Umwuka wa mbere ni igihe umuntu ashaje kandi yaratanze abana gukora abasabiriza. Ndabizi ntimuza kundeba neza, ariko ngiye kubakopeza ibanga ryo kubaho. Hari igihe umuntu asaza ashaje, muranyumva, none ugasanga nibwo yabaye stress ikomeye ku muryango, ku bana, kandi turabigira muri Afrika. Nyamara mwibuke kaburaho amasaza ntiyashaje asabiriza abana, ahubwo yashaje abaha impano. Ntabwo mbona munyumvise. Ntabwo Aburahamu yashaje ahamagara, aro ko mwantaye, ko mwansize. Iyo ni stress. Yashaje abana baha impano, ati shakira impano genda, nawe genda. Bituma ba grandpa ukaba na mere na papa bubashywe. Abana bakazajya babitekereza ibyo kugukorera ariko atari wowe ba stress. Iyo ni dayimoni yiyoberanya kandi abantu barashaka kuyitunga. Mbibutse ko umwana wawe atagutanze kuvuka, ntiyanagutanze gukora. Wagakwiye gusaza utamusabiriza, ahubwo ugasaza umuha impano. We yabitekereza umurimo mwiza wakoze muri we hamwe n'umwuka wera, akagira icyo agukorera. Ntabwo munyumvise? Iyo ni dayimoni ya mbere navumbuye muri Afrika yiyoberanya. Esanga abakecuru
ngo ufite umukazana ngo abi Kigali, noneho ababyibushye mufite n'ibyago. Uwo bakuvuga mu cyaro ati yandiriye umwana yarabyibushye barambwiye ngo angana gutya, uzi umujinya uri hara hirya. Kandi ntabwo mwabatanze kuvuga dore yandiriye umwana niyashina ahantu hatinda. Murabizi ukuntu mujya mu cyaro ujya uvuga uti utankuraho utankoraho. Sigaje iminota mikeya ngo nsoze mbabwire umwuka wa kabiri kugira ngo nihute. Yesu ashimwe. Haleluya haleluya. Daimoni ya kabiri yiyoberanye ni ukuba warakoreye Imana, ukabana n'Imana, ukavuga Imana, wagira imyaka 70 akaba ari bwo yakunyonga igare. Jeje bundi mperutse kujya kubwiriza ahantu ntwarwa n'umusaza, umwuka arakajya ambwira ati uramuhamagana 2 mwavuganye cyangwa uramuhiyo 5. Kwera ko nanayabariye ngiye kubabwiza uko kwambayeho, namuhaye 2 mpita mvaho. Ko yatwaraga igare ubona susumira ari hafi yo gupfa. Umwuka wa gatatu wiyoberanya, mundebe hano ndimo ndavuga nihuta. Yesu ashimwe. Muriho muranyumva? Ni ugusaza ushaje ugize imyaka 70. Ubundi hari akazi k'abantu bakiri bato, umuntu ashobora kunyonga igare aho Imana irahaducisha, ubwo buhamya turabufite twese. Ariko kuba warakoreye Imana ukagira imyaka 60 ukaba ari kujya kunyonga igare, abandi bagiye muri pansiyo, dukwiye kongera gusenga tukinginga Imana. Umwuka wa gatatu ni uguhinduka umuzamu wa butike. Niba hari ikintu kimbabaza, umusaza urariye butike asinzira mbere yuko abajura baza. Mama ntago wabibonye? Kubera imiruho yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, umuntu agira imyaka 70 asinzira yasamye kubera umunaniro. Ibaze rero kugira ngo umuntu agire imyaka 60-70 akaba ariko atangira kugira, iyo ni daimoni ijijisha. Kandi Satani arashaka guheza abantu mu kiraro akabazirika. Tugasenga ariko abantu bari mu kiraro, tukaririmba abantu bari mu kiraro. Noneho kandi abo bantu bashaje gutyo n'Imana barayituka ku buryo usanga no kumubwira iby'Imana yarabihiwe, abwira ati iyo Mana ati mujya muyivuga mwebwe muhazi. No mu materaniro nkaya ntabwo afashwa, abona muririmba kwa kundi mwamuzamo zamuka kavuga ati nuko bahazi. Ariko Imana igimenagura ibinyembaraga. Yesu afite imbaraga zo kumenagura ibinyembaraga. Tuvuga ngo amen. Tuvuga ngo amen. Kongera ngo amen. Icyanyuma umwuka wanyu mujijisha ni indwara zibabaza umubiri mu gihe cyo gukura. Wabayeho imyaka iriyongera ugeze muri 80 nibwo kanseri ije, kuki itaje ushobora kurwana nayo? Kubera iki kanseri itaje ufite imyaka 16 ngo urwane nayo? Niba bakuvura niba bakora chemotherapy, none bagiye gukora chemotherapy uruhu rudashobora guhura, kuko uruhu ntirushobora guhura, urashaje. Kandi murabyemera mukavuga ngo niko Imana yabishatse, niko Imana yabiremye. Ariko ubajije Imana by'ukuri mu bintu Imana igira ku bantu bayikoreye no kubashajisha neza bibamo. Imana ibizi neza ko ntawe uzakugirira imbabazi, iyo igiye gukora igushajisha neza. Haleluya. No mu busaza umuntu agumya kwera akagira amakakama ndetse n'itoto. Kuki kanseri ijya kuzikaza umuntu afite imyaka 80 ho yagakwiye kuba yizihiwe n'abuzukuruza kanseri kaza? Mukwiye kwirukana umwuka ujijisha. Imana dufashe mu izina rya Yesu. Ndashaka gusoza nsigaranye iminota 4 ngo nsoze dusenge. Yesu ashimwe. Haleluya haleluya. 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 Icya kane cyanteye ubwoba, icya gatanu ni ukuba umaze igihe kinini urembeyeho abandi bakirira kubera udafite ukujugunyamo. Abo nabo Yesu ajya basanga bakeneye Yesu ngo abarengere. Uziko hari igihe umuntu aremberaho abandi babajugunyamo bireba, kandi niba hari ibintu byongera ibikomere
ni ukuza umuntu yagusanze utegereje ukabona arinjiye. Ntago munyumvise. Uyu murwayi mwese muramuzi wo muri Luka 5:1 kugeza ku 8. Yamaze imyaka 38 arembeye aho abandi bakiriraga. Agera ku rwego ahinduka umusitari. Utanze urugero akavuga ati runaka simusizeyo. Mwibuke ko Yesu amusanga ntabwo yasubije icyo Yesu amubajije. Yavuze iby'ibikomere bye. Yaravuze ati jewe nta muntu ngira unjugunyamo. Iyo abandi baje, iyo amazi yihindurije unda ntanga kujyamo. Niba hari ikintu kibi muyobozi wa gahunda ni uguhinduka umusitari mu bintu bibi. Mundebe hano baho urugero. Iyo umukobwa afite imyaka 21 ari muri Mativi ni ya myaka ivuga ngo wambonye. Akenshi nta n'ikinyabupfura kinini agira. Ariko umukobwa agize imyaka 40 agira ikinyabupfura atahawe n'ababyeyi. Ko yatangiye guhinduka umusitari mu bintu. Ese muranyumva? Umuntu ugishoma iyo amaze imyaka 2 burya nta kirabi yakirya iwabo. Ariko iyo amaze imyaka 10 abo biganye bamubaza bati ubahe ukorerahe. N'icyongereza yatangiye kukibagirwa. Agiye ikinyabupfura atahawe n'ababyeyi. Niba hari ikintu kibi mujye mureka tubibwire Yesu. Ni uguhinduka umusitari, ugahinduka umusitari mu bintu bibi. Kandi ibyo bintu bibi bikunda gutera abantu n'amarangamutima akarwara ku buryo umuntu adashobora no kwishimira ibyo abandi bishimiye. Iwacu twigeze kugira iteraniro, reka mbasetse icyabaye nsoze dusenge. Habaye iteraniro ryaratugoye. Bari abantu baje kubwira Imana ibintu biremereye. Hazamo umukire ndamwibuka. Aravuga ati haleluya, bamuhaye gusenga, bari bamuhaye gusenga ati haleluya. But amen. Aravuga ati ariko mwaretse tugafata ibyumweru 2 dushimira Imana gusa. Bamurebye nabi. Kuko harimo ibibazo biremereye. Abirukanywe mu mazu, abafite ibibazo n'ingorane, abashomeri niho twari dupakiye icyo gihe ndabyibuka. None araje ngo dufate ibyumweru 2 dushimira iki? Bwira mwene so ngo ntukajye unyishinga. Mubwire ngo ntukajye unyishinga. Hari ukuntu nyambona abantu baje hano mu rusengero, wakwitegereza ukabona umwe arashaka gusenga nk'ukunda asenga. Mundebe hano. Mundebe hano. Haleluya. 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 Abantu mu makorari murabindusha. Ubu muri Kigali na harimo hose kugira ngo ugire ijambo rikomeye muri korari hari amavuta y'uburyo butatu ugomba kuba ufite. Iyo utayafite n'igitekerezo cyawe ubukiretse. Amavuta ya mbere mumbaze ngo nayahe. Ariko ntabwo mbizi niba ari bikotoro nuko ufite ifaranga. Ngenzi n'abantu iyo afite ifaranga arepetera kwa president ntarepetana n'abandi. Arepetera kwa president bamuhana ji ya korari. Kuko yashatse ifaranga basinziriye. Ndaje mbivugeho. Ngo ndashaka kuvuga ukuntu abantu bakomereka. Yesu ashimwe. Nta nubwo atanga ibitekerezo byinshi kandi koko narabibonye. Nge nabaye muri korari igihe kinini. Umuntu ufite ifaranga rye, umuntu ukennye ufite ibibazo yagiye gutanga ibibavuga ati twakusanya 500 ngo urugendo ruzagende neza niko twabigenza kavuga amagambo menshi. President rero ntabwo afite umwanya wo kubyumva. Atavuga ati Louis tubwire. Louis agira cya gutya rimwe avuga ati byuma nzabitwara gahunda ubwo inama ikabera rangiye. Ayo sa amavuta ya mbere. Aya kabiri nuko ufite ijwi ryiza ku buryo uririmba nuwaje atabishaka avuga ngo wow. Icyo gihe nta nubwo urepeta igihe kinini kiretse wenda hano niba ariko muri Salemu mu bigenza. Ahandi ntabwo barepeta igihe kinini ahita yinjira. Aka gatatu mu ndeba ka gatatu gakomeye nuko ufite umwuka mwinshi ku buryo bareberayo. Kubera ko abanyamugi bafite ibibazo byinshi bakeneye umuntu ugira atya. Yatumva ko mbwiye. Irambwiye ngo ubwato bwawe Imana irafunguye. Iyo ibisohoje rero baraguterura. Baguhera mu gikombe kinini cyane. Muriho murabyumva cyitwa Daddy. Imana iguha umugisha. Iyo rero udafite ibyo bintu byose, nta faranga, nta jwi ryiza muri korari, nta n'umwuka ngo barebereyo. Muriho muranyumva? Urarwara, ugakira, ukaza hano Kabuga, ugategereza uwakubaza iyo waragiye ukamubura. Ukanisubiza mu rugo.
ejo bundi namenye akanyu mundebe hano. Kera ntabwo najya nkigisha mu butumwa bwiza ariko narakamenye. Iyo Imana ihuye n'umunyafurika ntabwo ivugana nawe nkuko yahuye n'umunyasuwedi. Ibibaho. Iyo Imana ihuye n'uwashoka ikintu cya mbere heraho. Ntabwo imubwira ngo ngiye kugusukira amavuta ngo akize indwara. Ibanza kuzamura imyumvire ikoresheje ibiryo. Iravuga ngo nzakugaburira uryo uhaga. Siko bimeze? Iyo uhuye n'uwakomerekejwe no kunanuka aramubwira ati nzaguteraho inyama, nzakubyibushya. Imana izi kuvugana n'abanyasuwede nkuko ivugana n'abanyafurika. Iyo ihuye natwe ihera ku byo twakennye cyane, ariko atubwira ko atari byo by'ibanze, ahubwo ubugingo ari bwo bw'ibanze. Muriho muranyumva? Ariko nabyo bikoraho kuko izi neza yuko iyo bitajyanye byombi n'ubugingo burabatesikarira. Ndabona mutanyumvise. Muranyumvise? Ko ndi hafi gusoza tugasenga. Muriho muranyumva? Niyo mpamvu mwivuga butumwa ryo muri Afrika iyo ubuzemo, iyo ubwirije by'ubugingo ni byiza cyane abantu ko babutunga, ariko ni na byiza ko ubabwira ko n'Imana ijya inatanga n'imitsima nyuma y'ubugingo. Kansoze rero dusenge. Nsoza rero kugira ngo mfate umwanzuro dusenge. Yesu ashimwe. Hari ibintu bidakemuka Yesu ataje. Warakara, wabyimba, wakubita, wareba nabi, watukana, wavuga nabi, uri muri vunira ubusa. Hari ibintu bisaba ko Yesu ari we wiyizira. Muriho muranyumva? Kandi iyo yaje ibintu bigira gute birakemuka. Ushobora gukubita, ushobora gutongana, ushobora kuvuga nabi, ushobora guhugura, ushobora gukosora bikanga. Ariko iyo Yesu yaje ni segonda rimwe. Ntumenya n'ahantu akoze, ntiwamenya ahantu akoze, uko abigenza niwe ubizi. Ntiwamenya uko abigenje, ibintu araza akagira gutya akabigenza ukuntu bikarangira. Muriho muranyumva? Haleluya, 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 haleluya bene data. Kugira ngo nsoze rero, aho twasomye muri Bibiliya muri Yohana 21 mu mirongo yo hepfo gatoya, hari akantu keza Yesu yabitsemo abigishwa. Bamaze kuroba amafi, yarabambukije abageza ku nkombe. Ntimwabisomye? Bageze ku nkombe yaberetse iki? Ngo bahasanze umutsima, bahasanga n'ifi yokeje. Muzi icyo bivuze? Harimo ijambo rya mbere rivuga, ni nko kubwira aba Petero ngo ngewe nzi ibintu bijyana. Nzi ko kuri apeti yawe umutsima ujyana n'iki? Ariko Imana ishimwe. Bwira mwene so nubwo itarabiguha ariko izi ibintu bijyana, izi ko bitajyanye. Ntago bijyanye. Imyaka yawe n'ubuzima ntago bijyanye. Icya kabiri yashaka kubahishurira, yashaka kubabwira ko nibakomeza guhagarara mu byo Yesu yabasizemo, bitazabasaba kugaruka aho yabavanye, ahubwo bazajya barobera bakazajya bahura n'ifi yokeje. Kandi koko bamaze kugira imbaraga z'ifi yokeje yarayibahaye, bamaze kuzura umwuka wera. Murabyibuka Petero niwe muntu utari warakandagiye mu ishuri, ariko Imana yamukopeje ikintu gikomeye. Abambere bihannye bari abantu baje gutembera bafite amafaranga. Yaramubwiye iti babwire ngo bose bazana ubutunzi bwabo barabugurisha. Bakoraga igaburo ryera bagahita barya. Igaburo ryera bahita barya. Igaburo ryera bahita barya. Murumva Imana itabokereje? Nimuguma mu by'Imana yababwiye, mu ijuru bazabokereza. Ntibizasaba ko mugira umuruho mujya kuroba, mujya kurwana no kuroba, ahubwo mu ijuru bazagira gute? Muratekereza ko mu ijuru batari kutwokereza? Niba aribo bakuzanye, muratekereza ko batari kutwokereza? Hari ibintu mu ijuru barimo bagenda botsa. Birahari. Mu kirere murabyumva? Hari ibintu mu ijuru barimo kotsa. Hari amafi barimo botsa. Kandi ntibayaduhana yonyine, ahubwo bazayaduhana n'umutsima. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya! Hari ibintu mu ijuru barimo botsa. Hari ibintu mu ijuru barimo botsa. Hari ibintu mu ijuru barimo botsa. Nuguma mu mwanya Imana igushakamo, wigirira ari, wishaka kubivamo, wishaka gusubira inyuma, wishaka kuva aho Imana igushaka, hagume wowe. Uraba ukuntu mu ijuru botsa, uraba ukuntu mu ijuru bahuza ibintu, uraba ukuntu mu ijuru bahuza ibintu. Imana ihabwa icyubahiro. Mu ijuru bazabihuza kandi bazabihuza neza.
Petero yagize akantu keza amaze guhaga, yabwiye abigishwa ati dusubire gusoma ijambo ry'Imana, ibiryo byazatwica. Ni nacyo kibazo tugira abakozi b'Imana benshi. Iyo mu ijoro bamaze kutwokereza dusiga icyaduhesheje iyo mitsima. Ariko Petero yarabimenye aravuga ati mureke dusubire gusoma ijambo ry'Imana no gusenga, ibyo guhora muri ibi biryo tubivemo, dushake abadiyakonero babikurikirana. Ni akantu keza. Umunsi bazakokereza uzajya usiga ibyo wakokereje, ugiye gusubira mu byaguhesheje iyo mitsima. Muvuge ngo Imana impumugisha. Ndashoje. Imana ibaha umugisha cyane. Ndagira ngo dusenge.